umujyi wa Kigali wabaho nta moto ese nta kuntu motari yakora akazi abagenzi bagatekana na polisi gatuza nta intervention? Iyo moto zihagaze ubuzima bwose burahagarara. Nta mwana ujya ku ishuri, mwarimu ntajya kwigisha, abo mu Gakinjiro nta ujya gusudira, nta ujya kubaza, abajya kurangura ajya kugogo wapi. Aba bantu bose iyo bahagaze gukora umusoro bagatanze, leta ntibiki ubonye. Zira mbaraga zabo nzibona mu buryo butatu. Bafite imbaraga physique, ko uri njegajege ntiwatwara moto. Ni abasore bari bicaye kuri moteri. Reba ubwonko bw'uwo muntu, ureba imbaraga ze, wongereho izamutera afite n'izindi mbaraga. Uranywa icyuma ukiri mu kazi. Bahinzi borozi namwe bashoramari muri izo nzego ntibikiri ngombwa kugurisha umusaruro wanyu cyangwa iri muri stoke muvuye aho muri. Ukimenya urubuga AfriSellers ubutandukanye n'ingendo wakoraga no kwibaza umusaruro wawe uzagurishirizwa kugeza naho gupfiriyeho. AfriSellers ni urubuga ruhuza bifuza kugura no kugurisha umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi aho baherereye hose ku isi. Uramutse ufite depo y'ibigori cyangwa ibindi binyampeke ntuzirirwe ushaka isoko kuko bikigera kuri AfriSellers biba byaguzwe. Wifuza kandi kugura umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi aho uri hose ku isi ntuzava huri uzasure AfriSellers. Abifuza ko tubashyirira uwo musaruro ku isoko cyangwa bifuza kuwugura nimusure urubuga rwacu wa eshatu @AfriSellers.com. Hari ibyo wifuza kurangura cyangwa kugurisha mu bihugu bigize Afrika y'Iburasirazuba nk'umuceri wa Tanzania, kawunga y'Ubugande, ikawa yo mu Rwanda n'ibindi, nawe tugane. Namwe mufite ibindi bicuruzwa mwifuza gushyira kuri uru rubuga cyangwa ushaka guhimbira akazi ku rubuga rwacu, muhawe ikaze. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira kuri nimero mubona kuri screen. AfriSellers. Abakunzi ba KOP twongeye kubasuhuza, tubifuriza ishya n'ihirwe. Ndabona akazuba kavuye. Twongere dusuze abanyagisaka, twarabasuye nubwo tutasuye ibice byose, ariko gira ngo icyo tutasuye, igice tutasuye ni icy'imirenge, ariko igihunya hari azarukira naho kigabanira n'ikimigongo. Kimigongo twarakigenze cyane kuwa gatandatu muri weekend, mwagiye mubona amafoto. Ahantu heza cyane. Tushimira umuvandimwe Gashumba ni umunyamuryango wacu hano kuri KOP, ari mu badufashije kugira ngo dutembere ibyo bice byose bya za Rugarama, za Nyarusange, za Gituku, ya Vegitwe, za Nyinya, za Buriba. Tugenda tureba imisozi, turanganya amaso, tureba parike y'Akagera aho itangirira n'ibiyaga bibanziriza, wegera umurindi wa Ntasho. Ibyo nabyo muzabibona mu kiganiro. So ni ibintu byo kwishimirwa, reka tubasuhuze. Turabizi neza ko hariyo abavandimwe benshi bakurikira KOP, kuko ubwo naherukagayo mu bukwe bw'umuvandimwe Kariopi, mu bukwe bwe nagiye mbona abantu benshi bagaragaza ko baba hano bakurikirana ibiganiro byacu. So ni n'umuryango mugari. KOP imaze kuba umuryango mugari 42,000, ntabwo ari abantu bakeya kandi ni benshi beza, ntabwo ari bake beza cyangwa benshi babi, oya ni benshi beza muri rusange ugereranije. Nkurikije uko ngenda mbibona inyunganizi baduha, ni ibintu byo kwishimirwa cyane. Ubushize twakoze ikiganiro ku bamotari, gifite na komanteri nyinshi, kimaze kugira komanteri 1000. Bivuze ngo tuzakomeza mu kanya, turaza kukigarukaho. Ariko reka mbanze mu gushimira abantu. Kumwe navugaga ko hano umuryango ari mugari. Mu kiganiro nakoze kuri meya wa Nyanza, Erasme Ntazinda, ushobora kuba yamaze no kurekurwa cyangwa se ararekurwa mu minsi ya vuba. Nishimiye icyambere ko 90% y'amakuru navuzemo benshi bashimye ko ari ukuri, usibye ikintu kimwe. Niyo mpamvu nkihereyeho uno munsi. Ni amakuru ataravugitse neza, ariko icyo nshima nuko abagize uno muryango ari bo bambwiye ko atavugitse neza. Ko ni kenshi dukora ibiganiro tukavugamo amakuru atariyo, tukabura n'abadukosora, tukabura n'abaduhari ari mazima. Ibyo rero bwo ejo nakiriye abantu 4. Yes, 4 rwose bampamagaye. 2 barampamagaye, 2 bampamagaye kuwa gatandatu. Ejo umwe aranyandikira kuri WhatsApp
babiri banyandikiye ejo kuri WhatsApp, abandi babiri bampamagaye kuwa gatandatu, harimo nabo tuziranye, kwanza bose batatu turaziranye, umwe niwe wanyibwiye numva ntamuzi neza ariko yampaye adresse nawe ninsubira Nyanza nzamureba. Akatarimo keza nakajyanye no kuba naravuze ko wari wampaye amakuru yambwiraga ko uwitwa Tante yari inshuti na Mutabaruka. Barambwira rero bati ntabwo ari ubucuti, ni abavandimwe kubera ko Mutabaruka atunze murumuna cyangwa mukuru, ariko ni murumuna wa Tante. Ibyo rero ni abaramu, umwe ni muramu wundi, kandi abaramu ko babana turabizi baba bagomba kunganirana muri byose. Bari abavandimwe burya, usibye aho ibintu biba byaracitse byarakomeye, ariko umwe ni muramu wundi, nta birenze aho ngaho. Isano y'uburamu turayizi, nta birenze aho ngaho. So ubwo rero abantu batwihanganire, nabibwiye n'abantu bagera muri 4, ni ikimenyetso cy'uko donc abantu dufite hano impamvu mbyita umuryango nuko batari passif, ntabwo ari abagenerwa bikorwa, oya ni ba nyiri bikorwa. Nuvuga ngo KOP itangaje kitagenda nibo ba mbere wo guhita bavuga ati oya sigaho, bivuga utya, ibi sibyo, ikiganiro nk'iki ntitugishaka, iki turagishaka. Niyo mpamvu banategereza, ndabishimira cyane, barategereza mpaka. Niyo ntaravuga ku bintu, ikigaragara nuko bategereza kugeza mbivuzeho. Hanyuma wenda nanzuranya muri dosiye ya meya, nkuko nanabivuze ko abantu bamwe barambwiye ngo namukingiye ikibaba, ngo ko navuze ngo aho umugabo aguye uteraho utwatsi. Ibyo ni ibisanzwe, usibye mu kazi ibindi byo kuba, usibye ibyafekita akazi. Hari n'abambwiye ngo agakavuga ishyamba, ngo nakavuga nkaseka. Abandi bati umugore umeze utya ntawe atagusha. Ndabizi ko hari n'abandi yagushije. Igikomeye yakoze kuri meya ni ukumugusha mu ruhame, ibindi byose. Kandi umugore atari gatumwe ubundi wakabaye umubwira ngo tujya hakavuga ati oya biragaragara nabi. Abaye ari ugenzwa nibi, ari ugenzwa n'ubuhoro, ari ugenzwa n'urukundo, ari ugenzwa no kukuremera gusa, ntabwo rwose narabibabwiye rwose, ntabwo ishureke bayitahana ubukwe, ntabwo bahijyana muri ceremony. Ahantu hari abantu benshi hagera uzwi. Icyo rero nicyo gikomeye cyane Rusi yakoreye Erasme, ari nacyo cyanamukurikiranye, nubwo nahamya ko 100% ariko byagenze. Mu bintu navuze by'Inyanza mu miyoborere ya Ntazinda, hari n'abanyunganiye bambwira bati hari n'inganda z'amakawa, ngira ngo muri Mukingo n'ahandi ntibuka neza, nazo ngo zavuzwe ko zagurishijwe mu buryo budatomoye. Hakaba hari n'abakeka ko meya Ntazinda yaba yarabigizemo uruhare mu kuzigurisha cyangwa kuzigura. Ibyo nubyo gukurikirana nibyo gukurikirana, ariko ni byinshi muri ntuza. Hanyuma ikindi nuko uriya witwa Gisimba, Ndayisaba Jean Claude, avuka ku musozi umwe na Ntazinda. Donc usibye kuba bakorana business, usibye kuba umukwe we ngo witwa Alphonse yaba advisor wa meya, ariko banavuka hamwe. Ibyo rero umuntu ni umuntu nyine, ntabwo igiye mu kazi ntabwo ibyo ngibyo bitakaza. Abaramu, abaturanyi, inshuti, abo mwiganye, izo relation zirakomeza. Ibyo ni bisanzwe. Ahubwo andi makuru nuko bivugwa ko nari nabyumvise kwa Joseph, nuko nari nanze kubitindaho. Bivugwa ko inama Ntazinda yagomba kujyamo mu mpera z'uku kwezi y'ibihugu y'uturere tuvuga igifaransa, uduhugu dushamikiye kuri francophonie, ngira ngo mu Rwanda hari nka 5. Ntazinda yari yatumiwe muri iyo nama igomba kubera ngira ngo Vietnam, hagimba ntabyibuka neza. Bivugwa ko na Rusi yashakaga kuyijyamo, ubwo no gushaka ibimenyetso niba nawe yari yabonye visa. Rusi nta karere ayobora, Rusi nta karere kavuga igifaransa ayobora,
Rusi ni akarere kari mambure w'iyo association. Rusi we yaragiye aho rero niho abantu bashobora gutangira gutera imetero bavuga bati nyamara uyu mugore yaje ari gatumwa, yaje afite ibindi agamije, none agiye gutorokesha meya. Attention, kuba basanga Rusi afite visa nawe agomba kujya muri iyo nama cyangwa hafi yayo agomba kujya mu mujyi beramo, bakabitekereza ko agiye aherekeje Ntazinda, no gutekereza ko baba bari bugume kuko Ntazinda yarasigaje umwaka umwe. Ibi na Joseph umuryango niko yaziteye, kuko manda ye yaburagumwe kandi ntazongera kwiyamamaza. Kuba yagenda agaheba uwo mwaka wari usigaye akijyanira n'ikizungereza icye, ibyo nibyo bishobora kuba ikibazo, kuko kumva ko meya yahunze, ayo makuru ntabwo aba aryoshye. Kumva ko meya yahunze igihugu atarangije manda, icyo ni kimwe. Ubwo hari inzego zibishinzwe ibyo kubikurikirana. Ariko nanone mu mizo ya Rusi yaje ari ikirura cyambaye uruhu rw'intama. Ibyo kugera muri Nyanza avuga ko ngo ari umukozi ngo ushinzwe kurwanya, umukozi w'inzego ushinzwe kurwanya icuruzwa ry'abantu, ngira ngo akajya ajya kwigisha muri transit center, akajya kuvugana na za njyanama. Inzego ziri aho byasuri zikuriwe na Ntazinda, ariko n'izindi zimufasha aho hafi zakabaye zarabonye amakuru nyayo ko Rusi ari kwiyitirira urwego. Evora imyaka yarigiye ku 2 ahari ari muri Nyanza, yihishe mu bantu adurumbanye ibintu, ariko navuga adurumbanye ibintu n'abantu. Ubu ntihabuze abo yagiye ateranya kuri meya, ubu ntihabuze nabo yasinye kuko yifotoreje ku birango by'igihugu mu biro bya meya. Ubu ntabuze, ariko na meya ubwe yaramwangije. Icyo tubivuge pe, tubivuge, na meya yaramwangije, amutesha urugo, atuma akora akazi nabi, mbese simbizi. So Rusi rero uko yageze muri kariya karere ni ibintu bidasanzwe. Hari n'abandi bampaye amakuru ye, ukuntu mu bukumi bwe yabaga mu Giporoso abana na musaza we umutaximeni, uko yakoze mariage ya mbere, bagatura i Kanombe, agashakwa n'umugabo ngo wari umutekinisiye i Kanombe, kandi agashaka uwo mugabo akamushaka amuteye gapapu mukuru we. Ibintu by'amafiyeri gutyo hafi aho, bivuga ko Rusi umugabo we wa mbere yamwambuye mukuru we. Ibyo ni ibivugo, n'andi makuru arakomeza. So Rusi bese hanyuma hakaba n'abandi bavuga ko ashobora kuba yaraje ari umuntu uvuye muri opposition, yoherejwe na opposition kugira ngo azadurumbanye imbere. Hari n'akandi karere ko mu burasirazuba ariko gaturanye na Nyanza nako batagetingaga meya wako, we ashobora kuba yararebye kure bikanga. Tageti abantu bo muri opposition bari mu bihugu bya hano hafi. Ibyo byose urumva rero yatakiye habi guhita ajya kuri meya w'akarere ka Nyanza, kandi bigakunda kugeza aho mukoresha penalty yo kumuserukana ku rwibutso. Binavugwa ko ushobora gusanga n'umugore w'isezerano wa meya ashobora kuba yarari aho ngaho, cyane cyane ko nawe avuka mu karere ka Nyanza, kandi nawe yarokotse jenoside yakorewe abatutsi muri ako karere. Birashoboka kuba yahaza, karayoborwa n'umugabo we, akavukamo, yakarokokeyemo, byashoboka. Ngaho mwibaze none niba umugore w'isezerano wa Ntazinda yarari muri kiriya gikorwa, bahamagara meya wa Nyanza na madamu agaserukana Rusi Mutesi. Nibyo cyokora ndakomeza position yanjye, gahunda turadufitanye na Ntazinda. Ibi byose ndagikoze kuko twapanze guhura ntibikunde, ariko hazabonekera ntibizambuza kuba naganira nawe nabyemera, nkanamwihanganisha. Ariko ntibikuraho ko tuzagirana ibindi biganiro na nyuma y'iyi saga, niko nabivuga. Kambere cyaho nge ku bamotari. Ikiganiro cy'abamotari, commentaires zimaze kuba 1000, ni nyinshi pe, ni nyinshi. Abantu baragikunze, ariko si impamya ko
barimo ibyiciro byinshi, ntabwo ari ugukunda ibivugwamo, ntabwo harimo n'abagiye babikoresha mu bundi buryo. Ngira ngo hari n'abashatse gushyiraho video yanjye ndi muri bari abamotari babihuza n'abarwanya leta bagatera utuntu duto, ntabwo ariyo ntego y'ikiganiro. Abakata namwe mujye mudufasha rwose, ntabwo ariyo yari intego y'ikiganiro. Ikiganiro cyari cyo kugira ngo abantu bumve reality, kandi rura ruhande narwo ntabwo ari benshi, wenda naho biranye n'abari mu gahinda, noneho barisanzura. Ntabwo nabatamitse amagambo, nanababwiye icyo ntekereza bakabaye bakora nuko bakabaye bitwara. Ariko kira kiganiro niba mwarakirebye, nari nambaye kamambiri n'ikabutura. Ikiganiro bari abamotari baparitse ku irembo ry'iwanjye, ndi mu kiganiro ariko ndi gukora kuri meya. Ndasoza nsanga abana bashungereye, harimo n'abanjye bari kumva ibyo abamotari baganira, nanjye ndumva. Nsezerera kameramani ageze nko kwa Rasta binyanga mu nda, ndamugarura ngo naze dukora ikiganiro n'abamotari, maze barisanzura. Nta minota irenze 30 kira kiganiro cyateguwe. Nabo ubwabo ntabwo bateguye ngo bahimbe ibyo baravuga, byinshi bishobora kuba byari byo, ariko byaranafashije ni ugufungura inzego. Bavuze byinshi, ntabwo birebwa n'abantu bamwe. Harimo ibireba polisi kuko niyibahana, harimo ibireba umujyi wa Kigali kuko niyo bavuga ngo parikingi eshanu muri Kigali n'ibimoto bihari, umubare wazo buri munsi ziyongeraho nk'ijana ku munsi. Baravuga assurance ihenze, ibyo nibyo mu bwishingizi nabyo turaza kubigarukaho. Ariko nubwo ihenze nayo ngo ni company imwe yemera kubishingira. Parikingi eshanu umujyi wose, assurance societe d'assurance imwe yonyine yemera kubishingira. Noneho byajya mu mande muri controversion, bagahanwa n'abapolisi bambaye, bagahanwa na za Sofia, bagahanwa n'abapolisi bambaye civile, bakananwa na drone. Akadrone niko kabateye ubwoba. Ndabamenyesha ko abadukurikiye, nasohotse mu gipangu hari moto 13. Havamo imwe itwara kameramani, igeze imbere nayo turayigarura, irongerera haparika kugeza turangije ikiganiro. Twagiye kurangiza ikiganiro zimaze kuba nka 30. Ndabamenyesha ko naho ntabwo ari parikingi yemewe, nubwo baza nyine bakaziharunda bakaganira agahinda kabo. Nuko nabasanze ababashije kuvuga, abari bafite agahinda gakabije, abari byinshi cyane. No muri commentaire bahise banakuzuraho, baba nk'ijana. Yego. Muri commentaire nabonyemo abagenzi. Umwe mu bagenzi ati, mwiriranwa uwo mujinya mukaza mukawutura twebwe abagenzi ntacyo tubiziho, mukagenda mutuganyira kandi natwe ibyacu byatunaniye. Urumva rero l'impact. Donc uvuga ngo ubuzima bwa motari bushobora kwafekita abantu batari munsi ya 50 ku munsi. 50 reka tufate umuryango w'abantu 5 agomba kugaburira ntazane ration, abagenzi nka 25 atwara ku munsi, baba polisi acaho nabo. Ibyo byose n'umupolisi ntabwo amuhana amwanze, cyane ko no mu bamotari bahoze ari abapolisi cyane. Ngira ngo ari uwitwa Zahirwa njya mbona hano haruguru yahoze ari umujandarume Ibyumba, na Mudenge Dayeri, na Mudenge Kicukiro yahoze ari umujandarume. So mu bamotari harimo nabo ababaye abapolisi, ariko iyo bari mu kazi, bari mu nshingano, bagomba gukora akazi kabo, nta rundi rwango, ariko abagomba kwexecute. Icya kabiri, badakoze. Abamotari ni benshi, barimo kategori nyinshi, harimo abize kaminuza, harimo abize segonderi, harimo abize primaire, harimo n'abatarizi. Bose bagomba kubaho. Amafaranga y'umumotari agera ku bantu babandi bose nakubwiye. Abantu baba bategereje ngo umumotari arazana amafaranga muri quartier duhahe, umwana yige, minerval iboneke, mituweli iboneke, igitenge cya mama, hanyuma yishyure assurance, yishyure banki yatanze moto, yishyure uwo yapatanye nawe moto. Yawawa. Ibyo rero nibyo bibigira too much, bikarangira controversion zibaye nka bouc émissaire. Katujye mu mibare.
Contravention iza nka bouc émissaire kuko ari ikintu cyiza de façon surprenante bitunguranye, ariko umumotari utwara moto itariye agomba kuverisa boss 5 nawe akiverisa 5 ku munsi, assurance ngo 240 nabwo societe ibyemera ni imwe yonyine, hanyuma akagira gute assurance autorisation bikaza akonyongera contravention. Ibyo byose abarwana nabyo. Hatufata undi motari wapatanye moto, wowe ashobora no kutadarana na kibiri agakora amasaha yose kugira ngo moto yumva ibi bintu bigomba kugira ubundi buryo. By the way, urugamba twarutangiye ibibazo by'abamotari, buri cyumwe tuzajya dukora ikiganiro ku bamotari kugeza hagize ibibonerwa ibisubizo. Yego. Ari bizaturuka ku mujyi wa Kigali, ari bizaturuka muri Minefra igakora politike nzima, ari bizaturuka kuri polisi ikadohora wenda abahana bambaye civile bakagabanuka, cyangwa se ikabagira inama, ibizaturuka ku bamotari bakagira discipline, ibizaturuka impande zose tuzabivuga, tuzakomeza tubivuge. Ntabwo twakwatsa umuriro tutazawuzimya. Ibisubizo bizajya biboneka nabyo tuzajya tubibabwira. Tuzakora byinshi, tuzajya kureba aho bazifungira, tuzajya kureba bajya kunegosya basaba kwamo amande baciwe bayahanagurwaho, hari n'abandikirwa bakiri mu rugo. Ibyo byose tuzabikurikirana nibura buri cyumweru tujye dukora ikiganiro. Ubwo narigeze kuri kategori y'umumotari wapatanye moto, ayipatanye n'uwayiguze. Moto iguzwe miliyoni 2, motari ayipatanye ko azayishyura 3 n'igice. Uyu motari azakora ataruhuka kugira ngo ayirangize vuba. Mwabonyemo ubuhamya bw'uwo maze kwambura moto 2 kubera contravention, ati nishinze kwishyura contravention none sinaverisa nyiri moto arayintwara. Ibyo ni automatique. Ni afite nayo ngo nakize. Ya gatatu. Ikindi, uyu muntu uri kuri pressure yo kwishyura miliyoni 3 n'igice mu gihe runaka ngo asigarane moto, nawe agomba gutunga umuryango, agomba gutanga assurance na autorisation, noneho bikongeraho na contravention. Umuntu bikaba biricanze. Akiyongeraho n'ikindi. Aha, amande, donc contravention irengeje iminsi 3 ngo hiyongeraho ibihumbi 10. Barabivuze. Bicara barwana no kuvuga ngo ikijyamo aho kugira ngo bireveni rikajya shaka nyatanga uyu munsi. Iyo pressure. Niba babimwandikiye mu gihe cy'imvura abagenzi babuze, agomba kuyashaka arayakura hehe. Ariko yakabaye ashobora bamuhaye bati wenda bamwihanganiye amezi 3 ikazagera ku mpeshyi, abantu batangiye ubukwe bwatangiye gukorwa, abantu batangiye kubatizwa, amasaka yeze, icyo gihe abagenzi bashobora kuba beshiro n'akazishyura y'amande. Ariko kumva contravention ngo nyuma y'iminsi 3 iri kuba 2 ni ikibazo. Ni byinshi. Ibi rero nibyo bicanga umumotari mu mutwe, niko kagahinda wonaga ko umuntu w'umugabo arira, nubwo uriya ubwanwa we yavuze cyane agira n'ikiga cyisha ageze ati jyewe narangije. Ariko hari n'undi w'iruhande muremure w'igikara nawe wavuganaga ikiniga kuva atangiye, nubwo kitazamukaga ariko yaragifite. Ibi byose mu mutwe biba birimo. Batubwira n'uwiyahuye nge ntabwo muzi, nubwo babivugiye hariya bavuga ko yatanze abanya kuri radio, nawe twakabaye nitumubona tuzagirana nawe ikiganiro. Bagenzi bavugaga ngo yari afite contravention y'ibihumbi 800, ngo noneho bamwandikiye irindi 10 abaye 810 ashaka umugozi. Natwe abagenzi dufite amakuru menshi. Nanjye hari uwigeze kuntwara arimo 300 hani Nyamirambo. Tugeze mu Biryogo baramuhagarika aranga vuze biturikazwa n'iki, ati rekada, ati maze kugeramo 250, ati bura niyandika irindi 10, ati ngiye ubwo, ati nibigera ati nzagerageze namara kuba 300 nyijyane mu cyaro nge nindwa mvomera abaturage amazi za Bugesera na Kabuga, cyangwa se nge mu Rutoki nge za Gituku muri za ntoki zirukira nge mekaho ibitoki. Murumva umuntu ugeraho afata umwanzuro nk'uwo. Ariko nanone ese koko umujyi wa Kigali wabaho nta moto? Yawawa, reka turebe bwa buzima bwa motari buryo busa naho nabwita cross cutting cyangwa exponentiel bugenda bwa affect abandi.
navuze abantu 50 mvuga umuryango we mvuga iki mvuga silence n'abatwara. Iyo moto zihagaze, iyo moto yahagaze, wenda polisi yabakoresheje inama kuri stade, ubuzima bwose burahagarara. Nta mwana ujya ku ishuri, umwana wiga muri externa ntabwo ajya ku ishuri, mwarimu ntajya kwigisha, abakozi abo mu gakinjiro ntawe ujya gusudira, ntawe ujya kubaza, abajya kurangura ajya kukogo wapi n'abandi. Aba bantu bose iyo bahagaze gukora umusoro bagatanze, ntubone leta ntibikiwubonye. Yego, ubuzima bwahagaze. Nuvuga ngo motari byanze bikunze agomba gukora. Icya kabiri, motari iyo aguze moto, ni moto iguzwe, uwayiguzeho nawe arasora, banki ikinjiza, uwayipatanye nawe akabona indi mibereho, na motari akabona akazi. Ruriya rubyiruko rungana kuri aba basore, buriya abamotari barangwa ibintu, ziriya mbaraga zabo nzibona mu buryo butatu. Bafite imbaraga physique, ko uri njegajege ntiwatwara moto. Ni abasore bafite imbaraga physique, bari bicaye kuri moteri. Reba ubwonko bw'uwo muntu, ureba imbaraga ze, wongereho izamotera afite, ni izindi mbaraga, ku buryo nta muntu wahirahira. Sintekereza ko hari umuntu watekereza ngo, kuko bariya mu buryo mu kiganiro bavugaga bati bashaka kuduca muri Kigali, hari umumeya w'umujyi wigeze kubaca, byaramaze iminsi 3, byamaze nk'ibiri hari. Ntabwo Kigali yabaho itagira abamotari, ariko nanone bagomba kugira uko bitwararika, uko abanyamujyi benshi bakenera moto, ariko bakatwarwa batekanye, kuko kwa guhungabana ko ari motari ari aba yahungabanijwe n'izo controvention n'urugero, cyangwa yavuye mu rugo habitameze neza, naho gashyiramo yarangiza agakubitamo icyuma. Niba ibi bintu twabitangiye, bamotari, niba bintu twabitangiye, tugomba gushyira hamwe. Ariko uruhande rwanyu, niba niyemeje kubavugira, namwe mugomba kuba abavugirwa bazima. None wenda tukareba ko n'inzego ari cyo twazikuraho. Ariko ninkubona umwe icyuma, nzagutamaza, nzandika plaque yawe, nzayandika nyivuge mu kiganiro. Niko bimeze, tujyanemo. Niba dushaka ko hari ibikemuka, natwe hari ibyo tugomba kwigoma. Ubu noneho ntabwo ni ukubahozaho ijisho. Urengana tuzamuvugira, ariko nanone witwara nabi, abagenda bagaparika ku tubari, abajya mu ndangamirwa, abagira gute, uranywa icyuma ukiri mu kazi. Ubu muri ya discipline yabo bagora baratangira bavuga ngo wakimuguriye se. Abo nabo nitubamenye bameze batyo, tuzashaka izindi ngamba. Ntabwo yaba kimwe ari uko ibibazo byamurenze. None se ikibazo ntabwo gikemurwa n'ikindi, ntabwo gikemurwa n'ikindi. Tuzabikurikirana ku buryo ibishoboka byose tuzabikora. Hari n'amakosa azajya agera bibe ngombwa ko bamubwira ngo jya gutwara mu ntara. Hari tuzanahamagara societe d'assurance, nihaboneka na nyinshi, niyo zabahenda, uwitwaye neza umaze imyaka 5 nta mpanuka, bamuhe moto cyangwa se bamuha assurance y'ubuntu. Ibyo byose ni nuko abantu bavugana, ariko abavugirwa bo bameze bate? So bagomba kwirinda, mbese mu buryo bushoboka tuzavugira abazima, ariko abagoranye nabo bagenzi babo bagomba kuzagira, kuko ntabwo akajagari ko guparika aho babonye iki n'iki. Bavuze ko ngo hari n'ababa bahagaze mu nkunda amahoro hejuru ngo bacungana. Icyiza nuko nabo ubwabo bemera ko bakoze amakosa, baba bakoze amakosa. Hari n'umusaza utarashatse kujya kuri kamera wavuga ati aba bahungu nabo ubwabo ntiboroshye. Mu byo barekarama ntabwo bavuga ko babandikira batakoze, nubwo hari ibiba, ariko akenshi baba bakoze amakosa, cyane guparika hadashobotse nka Nyabugogo ukurikije abantu bayibamo. Ntabwo wagenda ahantu hose ushyiraho parking. Yego. Hanyuma rero ubwoba bwa drone buriya ikoranabuhanga ahantu rigeze,
buriya drone ishobora gukora mu mwanya wa polisi nk'ijana. yego si byose ikaza igapatrolinga Nyabugogo amasaha 2 igahita yimuka ikajya nka Nyanza mukanya ikagira Remera mukanya ikajya Kabuga mukanya ikajya Kinyinya kandi yose yibeshye none se yego igaragaza data nta marangamutima buriya harimo kuvuguruzanya ubundi motari iyo agiye gufatwa n'umupolisi wambaye aramukwepa akagenda yizunguza mu bantu polisi ntabashe kwandika plate hagati mu mamodoka niyo mpamvu hagiyeho abatambaye nabo bati umuntu wakwandikiye wagombye kumureba kuko kwakumureba niko kwakumukwepa cyangwa kamutera amahane noneho abo bose nabo bakazanamo ya marangamutima wenda akaba yanamurenganya cyangwa agashyiraho n'agasuzuguro drone ntajya agasuzuguro drone na Sofia nta gasuzuguro drone niba yabitse data ikakubona waruraha plaque yawe ngiyi ntago uzarekaramo ariko bati drone ni system uko byagenda kose ngewe hari n'ikiri ntekereza ubundi abahanga mu gutwara imodoka muri kino gihe cyo gupima abazi icyuma kakuba ka polisi nawe arakagura kamwe gapima kamwe badushyize ejo buri tugeze i Kayonza nawe ukipima mbere yo kujya kuri vora ukipima wabona birenze igipimo polisi ihanira imodoka vora ukayivaho ugashaka undi cyangwa ugafata icumbi cyangwa ugatega moto motari nawe yakaba yagira iye kamera imukontorora bamwandikira ngo waruraha nawe akazana data ze akajya kurekana bati no kamera yo kuri moto yanjye ino saha narinda byashoboka se ntabwo byakunda buriya mubazi yashobora kuba yakwereka ngo wari uri muri aka gace nubwo itakwereka ngo wakoze iki ariko ntabwo bakubeshyira ko wari uri Kagugu kandi wari wenda wari mu Miduha nuvuga ngo bishoboka ikoranabuhanga ryo ryarabikemuye uwumva aho kugira ngo azarengane azagure iye kamera none bajye bazana drone izane data zayo n'umupolisi azanize n'umumotari azanize ese bizashoboka ariko ni urugendo twatangiye tuzarukomeza kandi tuzashaka n'abandi bantu badufasha noneho katwongere turebe nabo ubwabo babyivugira ko iyo mihangayiko ubwo buzima bwo mu mutwe budatekanye butuma batahana intonganya birwa babwira n'abagenzi babwira bagera mu rugo batongana bakiroha muri ibyo byuma n'ibitabi na discipline nkeya no kunyara ahantu hose yaba data we no kunyara aho babonye ubwo abo mvuga mbabazi ibyo byose bisaba kugira discipline ariko kubijyanye na assurance ejo ndi muri cya kiganiro narabajije ngo bigiriye ngaruka ati no ati impanuka motari iyo arekarama ngo assurance ni 240 ku mwaka icyambere moto ye ishobora kuhangirikira iragura miliyoni 3 n'igice we yatanze 240 cyo ni kimwe d'office ayatanga ntaho ahuriye nta na kimwe cya 10 cyayo agaciro ka moto cyo si kimwe hanyuma iyo akoresheje indi modoka impanuka kwa seruza ukwigura ikamyo inapakiye ngaho ibaze ikosa rya motari rikoresheje impanuka ikamyo rukururana ya Bralirwa none umwasireri ya societe d'assurance bahaye 240 igiye kwishyura ikamyo rukururana ya Bralirwa ipakiye inzoga turenge ya moto ni ukuvuga ngo usibye Radiant ihanyanyaza ku mwaka no ayo abamotari bose bayihaye ku mwaka ishobora kuyishyura impanuka ebyiri zonyine byose niba kwa seri y'abantu 30 ikosa rya motari ritumye ihirima abantu bagapfa ejo ikongera ikadepasa nabi Buranga cyangwa igakoresha ikosa kuri Buranga ikamya Bralirwa ikagwa ni ukuvuga ngo amafaranga ya assurance abamotari bose batanze mu gihugu bose arishyura ya kwasiteri na ya kamya Bralirwa birangire ubwo nta zindi
mpamvu andi makampani yabitinye. So rero icya mbere ni ugusova ubuzima bw'abo, simvuze umuntu we burumva nta nubwo wabona icyo umwishyura kuko ntiyagaruka. Ariko icyo bakagombye kuzirikana ni ikintu cyose yakora cyatuma akora impanuka. Abandi muvesha rijo aragenda akafata igifuka nka cya kindi cya bazirete, harimo ibigori, harimo voka, harimo amashu, harimo na karoti ku mutwe. Umufuka ufite metero 1.5. Wicaye kuri moto, ubugari bwa moto ntabwo burenza 50. Noneho agashaka guca hagati y'ibindi binyabiziga, akubita mu kanya yagira gutya, ubwo kandi hari n'umugore ubikikiye inyuma ye, yagira gutya umugore akabaguye mu ipine yikamye. Imodoka tayari, yikamye tayari. Fini. Ibyo nabyo iyo babibabwiye, iyo ubundi byinshi nibo ndabivuga, baba baragendaga batuganyira ariko natwe tubareba. Ubwo nk'icyo bavuga bati rigeze kumva inkuru bavuga ko ni rifani turi tw'amapine 3, twatuboto tw'amapine 3 nitwo twakabaye dutwara imizigo. Abamotari bakarekarama ngo tubatwarira akazi. None se moto ngira ngo uko bize mu gukorera provisoire bavuga ko umuzigo utagomba kurenga ubugari bw'ikinyabiziga. None si cyo gifuka. Ubu ngiye gutangira Dani kujya uzinduka kuko izo moto zigenda iziyo mizigo zigenda hagati ya 11:15 na 2:00. Dutangire 9:00, dushyire kamera hano kwa Rasta. Nzakwereka nibura tubafotore, tugende tujye kundagara, niturangiza tujye ku Kinamba. Wabyumva cyane cyane byinshi ziba zituruka Nyabugogo. Ibyo ngibyo izo data tuzitange, tuzikoremo ikiganiro, polisi nayo ibibone, hanyuma n'abamotari babibone, bumve ko ibyo bintu bishobora guteza impanuka. Ntabwo tuzajya aho impanuka yamaze kuba, ariko icyateza impanuka tuba tukireba. Can you imagine igifuka cy'ibiro 150 gikikiwe n'umudamu nawe ufite biro nka 80 ku kamoto? Ayo mashusho tugomba kuzayafata. Iyo twemeje ibintu tuba twabyemeje. Ibyo uwo mwanya ntabwo uzaduhenda, mubyumve nk'ibisanzwe. Nubwo imbarutso ari ikiganiro nabaye nk'uwatoraguye ahangaha ku muhandi wanjye, ariko tugomba kubishyiramo imbaraga. Hano hari uwavuze ngo ni ikibazo pe, ngo assurance ni ikibazo, ngo wenda contribution birumvikana bituruka mu makosa. Urumva ko nawe arabizi cyangwa arabenya ko ushobora kuba bituruka mu makosa. Ngo ikibazo ni cya assurance. Nk'ubu moto ifite promenade nari mfite ngo nari bimfite iya promenade natangaga 32,000, none bigeze mu 200,000. Ni ikibazo gikomeye cyatumye benshi batazigura. Abazifite ni bake. Inki assurance cya moto promenade. Nuvuga ngo contribution hano arimo kuvuga ngo contribution ngo birumvikana bituruka mu makosa y'abamotari. Ariko nati ikibazo na assurance. Ngo ngewe ikibazo mfite ni cya assurance. Nk'ubu moto naribi mfite ya promenade natangaga 32,000, none bigeze mu 200,000. Ni ikibazo gikomeye cyane byatumye benshi batazigura. Abazifite ni bake. Noneho ngo ni baca inkoni zamba. Ibyo nuko ubibwira Rugenera. Ariko se nawe niwe wemeye, Radiant niyo yonyine yemeye nayo 200. Izindi zaranze. Ibya byose promenade se, ubundi promenade se tinjiza amafaranga ibaho. Nibaza ko umuntu ugenda kuri moto ye privé agiye mu kazi abagiye guhaha. Iyo ibyahaha byavamo ya 200 ku mwaka aremera akayigura. Cyangwa se akemera akagura akagenda kuza abantu nkatwe twese. Bitwaye iki se? Riko
niba ku munsi ari 5 ku munsi utega moto ya 5 mu minsi 20 ni 100,000 mu mwaka ni 1,200,000 niba utinya ya assurance uzagugenda kuri moto z'abandi. ariko habaho kumworohereza nose umumotari yamugeza aho abonye aho ashaka hose. kandi nakubwiye ngo assurance yazamuwe kubera ibyo impanuka moto iteza. hano bavuga ngo kimwe mu bitera izo mpanuka nyinshi ni stress. urumva ko n'amakampani yishingira abo nyine bagomba kugabanya stress, ahubwo wenda twafata ingamba tukabashakira abantu babigisha mu matsinda ku murenge cyangwa se mu mazone bakagabanya stress. Ko stress nawe ubwawe wakabaye uyivura. Niba ari stress uterwa na contravention gabanya amakosa. Icyakabiri nuko iyo mihanire iri muri Kigali. Jya mu ntara. Bazi Kigali? No mu ntara babivuze. Oya, harimo muri comment babivuze. Yego ariko nta bihari mu ntara. Nta bihari abo drone hari yo wari wabona Nyamata. Oya. Ejo bundi hari yo wabonye Kibungo se. Oya, mu ntara. Ikayonza cyangwa Rwamagana. Aha. Nabo bambaye civile mu ntara je ne pense pas. Ahubwo Kigali ni hari amafaranga. Ni hari amafaranga. Icyakabiri stress kurara amajoro. Ntashaka gukora ngo ataye. Ava mu rugo atifigishije ngo ndakorera ya nayo. Abyumva? Agashaka gukorera yose ay'umunsi wose. Hanyuma hakakubitamo na contravention. Yataha atajyanye rasiyo umugore akamureba nabi cyangwa akamutera umugongo. Ngayibaje umugabo umaze icyumweru rero atiyorose ikiringiti yishakiye. Izo nizo za stress. Ibyo rero byose bari bagomba kwigishwa bakabigabanya. Kuko ntabwo wavuga ngo stress. Okay, reka police ibitera stress mu buzima bwacu tubana nabyo akazi kenshi katagira umusaruro sometimes, imibanire y'umuryango, ibindi bibazo byo ku kazi, imibanire y'umukozi n'umukoresha. Ariko ntabwo twese dusara ariko ntabwo twese dusara. Ifo kumenya ngo stress wayigabanya gute. Harimo kuruhuka, harimo kunywa amazi. Ntabwo stress ivurwa n'icyuma, sibyo? Aho kugira ngo ujye mu muhanda ufite stress wajya ukayiparika ukaruhuka, warangiza ugakaraba amazi akonje ukanywa nandi ukagaruka mu muhanda utuje. Ntabwo washyikira abantu ngo ubuzima bw'abanyarwanda bwose ni stress gusa. Ariko buri wese agira uburyo ayikiringa ayabusoruba, sibyo? Abanyarwanda nisi muri ibitera stress byinshi no kuri YouTube channel barayipotinga cyangwa bakayihakinga. Ibyo niyo yakabaye stress, ariko ugomba kubikaruma. Ntabwo twese kubasekanya se nuko nishimye. Arebe uskomusetsa. Donc hari bigomba gukorwa. Tuzagerageza. Icyabaye icyo kira kiganiro cyafashije nuko nabibonye ko uwo ari we wese bireba, abo umumotari, abo umwasireri, abo umugenzi, abo umupolisi, abo umunyamategeko, abe abantu benshi babyumvise. Ko commentaire 1000 muri abantu commentaire 1000 n'ubwa mbere mzibonye hano. Nicyo kiganiro cya mbere cyagize commentaire nyinshi zishoboka. So bivuze ngo babibonye kandi babisoma avec intérêt. Ntabwo ari gusoma ngo bararuhuka. Burya abasoma baruhuka ntabwo urumva. Ntabwo ari wa wundi wumva ikiganiro yashizemo ekuteri. Oya, uyu arakireba, akareba amarira yuriya mugabo, akareba uriya w'inzobe waje ashyiramo kanuza inyoroshyo, akabireba kandi akagira icyo avuga. Niyo mpamvu nanjye nabihaye agaciro. Ubu turi mu kwa 4. Ndabikora kugeza mu kwa 7. Hazaba habonetse igisubizo cyava ari umumotari agira uruhare mu kugira ngo kiboneke, ariko n'inzego zigire ibyo zakwigomwa, niko navuga zakwigomwa. Ubundi na proposaga ejo bundi simbizi niba bazabyumva, navugaga nti se kuki moto yakwandikirwa 4 ku munsi nkagize system ku buryo imaze kwandikirwa bihagarara kandi igikora amakosa igikombara n'ubundi amakosa nabaje. Ariko ibyo nibyo bitera stress. Iyo bakwandikiye hari watubwiye ko kunkunda amahoro hamwe harebana na rege cyangwa basake bahamwandikiye ishure enye ku munsi. Iyo byo nibyo bya bindi bigenda byagiserera stress. Umuntu yandikirwa 3 mu cyumweru ntabwo ari amarira twayabona. Ariko iyo umuntu
kugeramo ideni rya 800 mu mezi. Hari uwahise azavuga ati kuva ku kwezi gutangiye ngezemo 110, undi ati 80. mu kwezi kumwe Ni ukwiga uburyo icyo abamotari bavugaga ntabwo imihanire wa mugani wa evode penoloji, umuntu uverisa 5 ukamuhanisha 50 ku munsi kandi neje azongera ari gushaka yandi akoreremo amakosa. Ibintu bigeze kubibona muri corona tugiye cyagiye bavuga ngo kwasiteri atwara 50 muri transport. Imodoka bayifatiye hariya kuri station Manzari hazi urenze Nyanza ya Kicukiro ijya Bugesera, ipakiye abantu 12 bayiri buyihe 500 ibihumbi 6. Umupolisi ayandikira ibihumbi 200 ngo yazimije speed governor, ngo amaze iminsi nota 15 atacanye speed governor. Urumva iyo mihanire umuntu apakiye ibihumbi 6. Icyakabiri twari muri corona, kuki corona itegeko ryavugaga ngo bapakire 1/2 ari kuhana akaguma ku 100%. Erega hari ibintu biba nuko nyine wenda hari abashobora guca mu nzira z'uhuza cyangwa bakajya kurekarama, ariko wimagine umuntu apakiye ituru ntiyuzuye, wowe wagabanyije abapakirwa, ugabanya na verisoma, ugabanya n'umusaruro uri gukora transport, ariko mu kumuhana ntabwo we ntacyo wahinduyeho. Iyo modoka ndayibukana uko na plaka yayo ndayifite. Undi Nyabugogo ndarambwira ngo utambaye ijire ngo waguca 100 ngo rura. Ijire se yarinda impanuka, ijire se ni essence, ese ijire ni perimi ku buryo 100 ngo ijire gusa. Uwambaye ijire n'utambaye ijire ntibatwara kimwe. Ibaze hari ibintu rero wa mugani nk'ubu umuntu hari ibintu byinshi azamuye mu biganiro nk'ibi, ariko hari naho ugeraho ugasanga abantu abantu bagatekereza bati ubundi ibyo ni ibyo kumara iki. Iyo mihanire yo kuvuga ngo utambaye ijire ngo wazimije speed governor 200 apakira 1/2 cy'abagenzi. Uwo mugabo narabaze nsanga kugira ngo azabone 200,000 apakira 6 ku isaha, agakora amaturane ya Nyanza Nyamata. Ubwo ku munsi akora 24 avaneho w'ikinamba, avaneho konvayeri, avaneho essence, 200 azageza ryari. Amaturane Nyanza Nyamata ubwo ni 12 48, uvanemo ya essence hasigare nka 30, sibyo? Se 30 azagera 200 ryari. Ubwo ntabwo navuze kogesha. Ubwo nawe ni ya stress. Nataha aragenda kindagura abana umujinya, niba mubaza ati kutaverishije cyazatawe. Hari ibyo abantu bakabaye batekereza bakabiha umwanya, ariko bizagenda biza kuko ikigaragara cyo nyine hari ibyo abantu baba batahaye umwanya ngo babitekereze, si bigenda bite. Ariko ikiganiro nka kiriya kibaye, bien sûr hari abakizamukiraho nabo birufura mu bindi bitekerezo byabo, bashaka bagenda bakata utwo bashaka ntibarebe ikiganiro cyose, cyangwa se ngo bamenya. Nawe ejo yari yanditse kuri Instagram arandika, mwaramutse neza, icyifuzo kuri traffic police, ese ko mwandikira abantu drivers ubwo n'ab'imodoka nakuna akantu ko gushyiraho amande nyuma y'iminsi 3 mwakareka, kuko mu Rwanda abantu bahembwa mu minsi 3 ari bake, mukabishyira mu kwezi imishahara yasohotse. Iyo ni ingingo. Ubwo mukajya mugiha iminsi 30 akabona kujyaho, kuko sinumva ukuntu umuntu abura ya contribution mukamwongeraho kandi mu gihe gito, kandi mu gihe ni nko kumusonga. Bora ingingo azajyemo niyo guhembwa. Ntabwo umuntu wabuze 10 yahita gacha nyuma y'iminsi 5 yabona 20. Yego. Icyakabiri nta nubwo warayateganyije, si byose. Yego. Ni ikintu kiza kigutunguye, ntabwo uva mu muhanda ushobora kwitwaza essence, ariko ntabwo witwaza ya contravention. So nuvuga ngo contravention izitunguranye, hakabaye n'umwanya wo kwipangira ayo kuyishyura. Nta n'ideni ribaho ku isi ryishyurwa mu minsi 3.
ibyo nibyo bya bindi abantu bakagombye kumenya ngo ubundi umuntu uko ubikora gutya abagamije iki cyo kuri itegeko rishobora kuba ari irya kera rishobora kuzahinduka wenda bagashyira kuri 15 cyangwa 30 cyangwa amezi 3 ariko iminsi 3 ubundi se 10 wari buze uyu munsi mu minsi 3 wabona veni. So bivuze ngo donc iyo logique ntago bayijyamo kandi ayo mande controversion wenda motari warakora da yagenda kiyahura kuri vora akarara ijoro ryose ariko se umuntu umuprive uhemberwa ukwezi umufashe rodizi biti ngo ro 21 nazane ngo narenza ro 20 arazana veni arayakura. Ibyo rero nabyo ni byinshi byazamuye amarangamutima bizamura abantu bamenya ibijya mbere abandi babyuririraho bashaka kuvuga ngo nta byacitse ihari. Uko twakoze ikiganiro na motari ni nkuko twakora n'ikindi n'abahinzi tukavuga ko wenda ifumbire yaje nabi tukavuga ko imbuto ari mbi ntabirenze ariko ibiriho biravugwa. Ngiye nababwiye ko icyo ntakora ni uguhimba inkuru ariko kuba umuntu yaba afite inkuru nkamuha umwanya akayivugira nawe nabeshya bazamurebeho kubeshya kwe ariko yabyivugiye. Ntabwo rero ntabwo cyazamuye byinshi nanjye numva ngeze ahantu ngira icyoba. Nabonye hari n'abashyira commentaire ngo sindamuka naraye naramutse rwose Pasika yagenze neza nta kibazo gihari nagiye Kibungo ndagenda ngera hafi ku murindi wa Nasho ndagaruka kandi ikiganiro cyari cyarayeho bejo tujya muri Pasika ndahari na telefone yanjye nishiramo umuriro ntimukire ngo oya ntabwo ari ibyo ngibyo abantu ntibagakabiriza ibintu wajya heza mu buzima nta rega buriya reka nkubwire none ko abamotari nibura Radiant yemeye kubasura abo mu Gakinjiro ko babuze nimwe ubuze nitujyayo tugakora ikiganiro na Batadeyo n'abandi bantu cyangwa bagashayija tuzaba ntabwo tuzaduciye nk'amabere. Ibibazo tubisanga we simply report tubisanga muri rubanda nta kindi. Ntabwo duhanga inkuru ofete ntabwo duhanga inkuru amakuru ari muri rubanda tukayabyaza inkuru tugatangaza. Rimwe na rimwe ntitubona n'umwanya wa balancing ariko balancing yacu nuko surusi imwe uyikoresha uyu munsi igira ikindi ivuga na yeje kaza nundi eja kaza nundi yes ari nibinanirana cyangwa se bigakemurwa uko abantu bose babigeze mu ruhare. Ntabwo nibaza ko ibi byose ntabwo ibi bintu byananirana ariko ari motari yitwaye uko bamusaba kwitwara hanyuma n'inzego zikumva ko nawe ari umunyarwanda zikanumva ko adahari hari icyahungabana ya shene yose nakubwiye. Kuba motari yaparitse ntabwo ari motari uhomba wenyine n'umugenza ibyo yaragiyemo uzi gutega moto ugiye kwishyuza 20,000 ugatanga 1,000 ngaho ni moto ngaho shayo tuba hanze gute ibaze nkuriye kandi arahetse ni mwihuriro ry'imihanda arareka aturutse ruguru ashaka gutaraverisa ngayo mu muhanda uko ashaka nuvuga ngo bisaba ko buri ruhande rugira icyo rwigomwa hanyuma tukareba abakora amakosa menshi byagenda bite abatagira n'amake bakora bo twabakira muri societe gute niyo twabakoraho ikiganiro ku rwego rwanjye namukora ikiganiro ariko ku rwego rwa silence rwamuha nk'amezi 3 y'ubuntu naho akajya agenda avuga ati dore ifite silence y'ubuntu ushaka kubera kwitwara neza. Ese nta kuntu motari yakora akazi dusoza? Ese nta kuntu motari yakora akazi abagenzi bagatekana na polisi gatuza nta contravention? Ibyo byose birashoboka cyane. Ibyo bintu birashoboka rero nibyo tugomba guharanira ariko nugufatikanya twese. Ari umugenzi biramureba, motari biramureba, umupolisi biramureba, Rwanda Revenue birayireba, umujyi wa Kigali birayureba, abashinga amategeko birabareba, Minefura birayireba bose. Hanyuma tugashyira hamwe kuko nubundi ntabwo umujyi wa Kigali kugira ngo ubeho nta moto byo ntabwo byavamo. Ntabwo byashoboka pe. Buriya motari yaparitse nubwo averisa 5 igihugu gishobora guhomba 100,000
kubera motari umwe atakoze, umwe atakoze igihugu cyahomba ibihumbi 100, kuko abantu atwara nta n'umwe ugiye guhamba imbwa, abagiye mu byinjiza, kandi iyo byinjiza birasora, sibyo se? Ujyanye wenda umwarimu agiye gutanga kuru d'histoire i Masaka cyane umuviziteri muri kaminuza runaka, iyo utamutwaye se wa muviziteri iyo wamuhembye ntasora, none ntiyakoze kubera ko iki motari atakoze, ntimagirirane. So niyo mpamvu abantu bagomba kubireba, hakabaho n'ubundi buryo bw'ibiganiro. Ese umuntu wamaze kumva umuzigo, controversion zatangiye kumuhetamisha ibitugu, yakorerwa iki, yaca mu zihe nzira? Ko ndabizi na moto bajya bafata z'abamotari bajya bagera igihe bakababwira kujya kuzifata, ibyo bazagerageza kwishyura amande, ariko bamwe ntibajya no kuzifata, bamwe barazireka. Ibyo byose ni ibintu abantu bagomba kuganira, ariko icyashimishije cyane nuko ibyiciro byose by'abantu byumvise kira kiganiro, kandi ntifuza ko buri ruhande rwagerageza, tuzakomeza tubahuze, turebe icyakorwa. Nibinanirana hazakomeza ingamba zikakaye, ngewe akazi kanye no gutangaza nazo nzazitangaza. So mwakoze cyane rero.